nongeye ko gusuhuza aho ukurikiye channel yanjye ya Tutekeke, nizere ko mumeze neza. Wowe muntu ukunda gukora amafaranga online nta gishoro ushoye, aya mafaranga yo nayakiriye kuri Binance yanjye, nta bintu byinshi, nta mananiza. Aka ni akazi wakora, aka ni akazi wakora muri Gmail Fama, ni akazi wakora nawe ukajya utangira guhembwa buri munsi. Ushobora no gukorera amadolari 10 arenga, bitewe nuko wakoze wowe, biraterwa n'ubushobozi bwawe, bitewe nuko iyi website uribuze kwishiramo cyangwa se uribuze gukoramo cyane. Link yo kwandikisha muri comment ya mbere niho uribuze kuyisanga. Nta gishoro, wowe urahita ukorera amafaranga, nushaka uhita unabikoza we nta kibazo. Ngiye kugusobanurira uburyo ukuntu bikorwa. Ikiragucanga muri group muri description usanga muri ya group, urabona nimero yanjye, hanyuma uhita unyandikira ndagusobanurira neza uburyo ukuntu ibintu bigenda bikorwa. Nkuko bisanzwe rero, ukimara gukanda kuri iyo link, ukimara gukanda kuri start, ngira ngo abazi gukoresha amabot, uhita ukanda kuri link urasangaho start, urakandaho start, ndiko bigenda. Hanyuma ukamanuka hepfo ukabona aka gataburo, akangaka ndavuga nyine aka gataburo kari hano, akangaka ngutu nitwo twifashisha mu gihe tugiye gukoreramo ayo mafaranga. Noneho wowe nutubura ututontu uraza wikandire ahangaha, nuje utubura uraje ukanda hano. Ngira ngo urabona uhakanze turugenda tubura, wakongera kwakanda twonga tukagaruka. None wowe ngiye kubanza gusobanurira mbere yuko utangira gukora aka business ukuntu kugakora. No ucreatinga email, uba creatinga email ugendeye kuri data baguhaye. Iki kintu tumvikaneho neza, no creatinga email ugendeye kuri data baba baguhaye. Baguha password na email, iyo uri buze gukoresha bakaguhereza na recover email. Ibyo bintu gusa iyo urangije kubikora uhita uba verified, ukakira amafaranga yawe nangaha ukahita ubibona. Ngira ngo urabona ahangaha ni muri channel yabo, ngira ngo urabona yuko ibiciro ukuntu bihagaze. Urabona ko email imwe iri kuri 0.25, hafi 300 amafaranga 30 nangahe. Ariko wakoresheje ni two verification niba mubizi, gusa wowe ni iyi ngiyi uri buze gukoresha. Iyi ngiyi niyo 0.22 niyo tugiye kureba uburyo wayikoreramo amafaranga. None wowe kugira ngo creating email, wowe uraza ukande hano, ukiriyetinga email bisanzwe, utajya ngo ikreatingira hano muri bot ngiki. Wowe uja aho ukiriyetinga email muri telefone yawe, wakoresha data baguhaye ugashira na recover email, hanyuma wowe ukahita ubikora. None reba ahangaha urahita uzukande hano kuri register new account. Ngira ngo urabibona neza ibintu baduhaye. Baratubwiye ngo email ni 0.22, ubwo mu mafaranga y'u Rwanda ni 3.23. Ayo niyo mafaranga bari kuduhereza kuri email yacu. Noneho kuri 0.25 wowe wakoresheje two verification, urabona yuko ari amadolari 300, nako n'amafaranga 337 y'amafaranga y'u Rwanda. Noneho dore kanze ngusobanurire izi data uburyo uzikoreshamo. Ngira ngo urabona iyo ugiye gucreatinga email bagusaba izina, first name, ushiramo iyi ligane niyo wabaguhaye. Noneho izina rya kabiri nushaka kurireke, none wowe ukaza ugakopiya iyi atse. Iyi niyo email, iyi ngiyi niyo email uri buze gucreatinga, niko iri buze kubimeze. None password yayo ni iyi ngiyi, password yayo ni iyi ngiyi. None kugira ngo ubone recover email uvire hano rimwe wabikopiye, urahita ukanda done, uraza ukande done. Ukimara gukanda done barakubwira ngo complete. Uri tuzana ngo uri complete, ufije nyine nkaho warangije kubicreatinga, bahita bakubwira ati ngo complete, ngo click again to confirm. Wongera uhakirike ubiconfirming yuko wongeye kwakanda. Ngira ngo urabona noneho dore baduhaye data zose, dore na ya recover email nayo bayiduhaye. Ubwo wowe nta kindi uri buze gukora, uraza ukande kuri izina ligane uyikopiye, ni email uyikopiye, ni password ubikopiye, ni Gmail ubikopiye. Ku bantu bazi gukoresha iyi keyboard yacu, iyo ukanze kuri utu tudomo utungutu tunde turi hano, ukaza ukakanda, rero ukahita ugakanda ahangaha,
ugenda dore uhita ubona za data zose wa kopi, dore ngira ngo urabibona ya email password, dore ngiyi ngo ni bari itiso wapi 884, iyi niyo email uri buze gukiriyetinga, izina ni Rigana. Aya makuru yose iyo umaze kuyashiramo uhita ushiraho recover email, none iyo ukanze recover email kanze mbere ku buryo ushira muri recover email abantu benshi bitaza kubananira. Birumvikana uza muri email yawe ukaza kanda hano hejuru muri email wamaze gukiriyetinga, noneho uruhitamo email nyine wowe wa creatinze, ukahita uza hano kuri manager, ubwo ukimara kuhakanda kugira ngo wowe ubone aho ushyira muri cover email, bituza hano kuri security. Iyo umaze gukanda kuri security wowe urategereza bitewe na network uba ufite, tegereza wamanuka hepfo kugira ngo urabona yuko ngewe mfiteho recover email, ariko nyine hano uhita ubona ngo recover email. Iyo uhakanze rero kuri recover email bahita bagusaba gushiramo password y'iyo email ugiye gushiraho recover. Ya password baba baduhaye niyo wongera gusubizamo, hanyuma ukahita ukanda ngo save, ukahita ukanda ngo add recover email, ukahita upastingamo ya email, hanyuma ukahita ukanda save, bikaba birarangiye. Wowe ukahita wigarukira muri ya Telegram yacu. Noneho iyo umaze kubikora byose ukahita uza ugakanda done ahangaha. Umaze gukanda done bahita bacekinga neza niba koko email yawe wamaze kukiriyetinga. Tagira ngo urabona yuko bese bambwira yuko ntago nigeze nshiraho add recover, kubera ko nta nubwo nigeze creatinga iyi email. Nuko kugira ngo mbereke none wowe reka tuzane kuri balance yacu turebe email tuba twa creating nako amafaranga tuba dufiteho, kugira ngo urabona yuko mfiteho kuri balance yanjye mfiteho 0.325 by'amadolari wanya n'amafaranga 919, ariko mfiteho nandi ari hold, kugira ngo urabibona neza ahangaha mfiteho andi ari hold $1 n'igice kimwe. Noneho amafaranga yawe yemerewe kubikuza na yangaya ari kuri balance. None kugira ngo ayari hold, kugira ngo agere ahangaha bitwara iminsi 2, utegereza iminsi 2. Iyo dushize wa creatinze izo email ahita yimukira ahangaha kuri balance, nta nibwo ba wemerewe kuyabikura. Ndagukorera video mu kanya y'ukuntu wayabikura akugereho kuri balance yacu. Ku bantu bo dufana muri group yacu ya WhatsApp naberetse ikimenyetso yuko amafaranga yabonye, ndetse n'abandi bose bamaze kuyajya. Nawe unyandikisha vuba vuba, aka business nikagucike no gukiritinga email gusa wowe gahembwa. Umva, niba telefone yawe yuzuye gukiritinga email wanatera n'undi mugenzi wawe nabwo ugakoreramo amafaranga nta kujenjeka.